Inama y'abaminisitiri yateranye muri village Rugwiro mu mujyi wa Kigali iyoborwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Mu byizwe muri iyo nama akaba harimo umutekano, ubuzima n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. Ku mutekano barebye uburyo amarondo akazwa mu Rwanda ashimwa community policing kubera ko aribo bantu bashinzwe umutekano baze gutanga customer care. Iyo ni serivisi nziza nkuko byakomeza gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Ku buzima bize ku bwisungane mu kwivuza mituweli de santé, kuri mituweli de santé ariko icyambere hari abaturage batishimira ibyiciro bagiye bashyirwamo uburyo budihe. Mituweli ikaba yaravuye ku bihumbi 3 ikagera ku bihumbi 5 nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ku rubuga rwayo rwa internet nk'uko byashyizwe ahagaragara. Abaturage b'ikiramuruzi Gatsibo ngo babuze amazi meza nk'ijerekani y'amazi ku gitaro cyo ngomba bagasaba ikigo cya WASAC ni Water Sanitation Corporation kuba babona amazi meza. Mayandi makuru Ikayonza umugore w'imyaka 52 yashakanye n'umusore ufite imyaka 25 baramubaza bati kuki washatse umwana kandi ukuze. Ngo nibwo bwa mbere abonye umuntu umwitashije kuva yava kabisobanuro y'uko urukundo nta mupaka. Mu Rwanda uyu munsi yabaye umuganda rusange wa nyuma w'ukwezi rusi badivantisi umunsi wa karindwi nabo batagiye gusenga kuko insengero zarafunzwe. Abandi bitabiriye umuganda bitwaje amasuka n'amacakubiri umuganda batagiye saa moya za mu gitondo. Na wanze y'u Rwanda nibo tugiye mu kanya. Hanze y'u Rwanda Uburusiya na Ukraine intambara ya Chibino kwa Vladimir Putin na Zelensky nko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko urubyiruko rwihangira imirimo ngo bamwe mu rubyiruko bazaba bamutare bashaka icyo bakora biteza imbere muri byose. Muri Kongo M23 yakomeje imirwano nko byakomeje gutangazwa, ariko M23 yigize kubesha ngo n'abanyarwanda bafasha umutwe wa M23. Nje nibaza ko burimo nafite dosiye ibyo ko bireba abanyekongo abanyarwanda bo baje mu gute. The new partnership for Africa Development Communication Body when we come na makati for reason in South Africa in English in program stay organization rasta for white news. Radio kunda mabuye journalist wa mayanga gasenke sijaga humbi imani. Andi makuru navuze nayashoshe ntayandi nagarukiye mu 6 primaire baba barambetinze magafaranga kurera Imana no kumutagatifu araguhumugisha nko kwagenze mu mitima y'intumwa. Uyu mugisha ngustabiye ku Mana uzabuda saho kuva kuno famille yawe nkuko byashirwa ahagaragara. Yaba kajana yaba gasenkisa yaba gahumbu yaba bibiri Uwiteka arakongera umugisha dore ko namwe mweyemo ngaho mereza agafaranga.